inzoka yari imubeshye ko narya itunda baramera nk'Imana. Nawe aravuga ati utazi ubwenge bashima ubwe rero, avuga ati burya umukenya arabimenya ko tuzaba nkawe, arabiduhisha nabivumbuye. Yigize umuhanga w'umushakashatsi, ubwo yari agiye kurya itunda ngo agashyira umugabo we, ngo Imana ikajya kwibona izindi mana ebyiri. Imana yemera imihati, Imana yemera ko tugira imihati mu kazi, ariko ntabwo Imana yemera imihepfo. Igihe cyose uzabona wabuze icyo ukora uzaba uri mu kaga, ni icyaha. Uzaroge wikubange nta kibazo, uzaba indaya y'akagari na lokalite na groupement nta shira, uzaba umwicanyi wiyongera ugira igihumbi nta kibazo. Ariko ukabona umuntu ungana nanjye araje ngo wampe ibiryo, wampe ibiryo, kandi ari isaha yo kuzanira nyoko ibiryo, ahubwo ugiye kwaka nyoko ibiryo. Abo babyaye Ruhengeri uzana mwa nyoko, abo ubyaye mu Kanama ushyira mwa nyoko, huzura ujyana kwa nyoko wanyu ukaragiza muragije uduhene. Umuntu muremure ku isi wa none ufasha abandi babiri barebare nkawe ukabamugerekaho, niko umuntu wa mbere yarareze. Ngira ngo niho abantu bakwiye kuvuga ngo Adamu yari afite metero 6, kuko umuntu muremure ku isi afite metero. Bajya bayenga bagafata isukari, bagafata icyayi, bakavangamo urubetezi, bagashyiramo urumogi, abashoboye bagashyiramo itabi, abandi bagasya itafari, abandi bagashyiramo ifumbire bita ure yibahingisha ibirayi, bagacuriranye bakavangavanga, niho urubyutso ruba rumeze neza. Ikizakubwira ko icyaha cyishe ubwenge ni ukubona utugabo twambaye bodaboda iziritseho umugozi, turi aho ku kabare, turi kubaza niba iyo fumbire itari yashya, ngo mbe ntibyari byashya. Nubwo wamubwira ngo iyo fumbire ikorwa mu nkari, yavuga ngo Imana iduhimye, ubundi ikaduhimye, ikavuga ngo ntaberuka izaba, mugume mubeho. Mbese yabidukubise indiku yayindi yenyewe. Nyuma y'imyaka nka 200, iyo ababyeyi bashyigikiye icyaha cyakozwe n'abana babo, bakakiburanira, bakakirengera, bakagikingira ikibaba, umuvumo uzaza kw'abo bana uriyongera. Ndabisobanura ntashwana. Umuhungu n'umukobwa barasambanye, ubwo uwabyaye umukobwa yabyaye igishosho, uwabyaye umuhungu yabyaye ikigoryi. Bombi rero ni kimwe ku kindi, aho kugira ngo abo bagushije ishyano bombi begerane bakundane. Ukabona umugabo muzima ufite ubwenge uzi ko yagushije ishyano, yabyaye igishosho ikirimo ari n'ikimamagwe, yarangiza ngo umukobwa wanjye ngo muramuhoma. Umutobe ni mwiza, ntabwo ufite umwanya wo gusoma, ufasha abantu asubiramo bari kwiyumvamo ko hari icyo inzoga zabatwaye. Ufasha abantu bashaka gushora umushinga wo gutandukana n'inzoga. Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi. Ubu harimo umurimo uremereye, hari n'undi woroshye. Icyaha rero ni umurimo, ariko ni umurimo ufite uburemere. Reka tuvuge tuti ni uko ubwenge bwapfuye kuba kigezeho, ni nk'aho twavuze ngo uwo murimo mureke uraruhisha, muzashake undi. Icyaha kiraremereye. Muri iyi nsanganyamatsiko ibitureba turi buvuge, turabivuga tubanje kuvuga ibitekerezo kizwi na bose bitatu. Icya mbere ni Adamu na Eva mu itangira igice cya 3. Bari batuje, bambaye kudapfa, bari mu murima bahinga, ari nka amizema, uko nabivuga mu Kinyarwanda. Mbese guhinga kwabaga ari nko kwishimisha, ntabwo bahingaga ngo badapfa. Bari mu murima barinda, ariko nta mujura, ko bari bavuye ngo hingira ingobyi nurangiza uyirinde. Guhinga ntabwo yari inzara, kwari ukwishimisha. Kurinda nta mujura, kwari kugira ngo babe baratampuriza igihe kiyo kirahita. Ubwo ubuturo bari batuyemo. Noneho
icyaha kiraza kibadutse muri nyiracyo witwa satani, cyaduka ku mugore, ariko ahereye ku kantu gato, ku bamaze iminsi biga iby'umuryango, gato cyane utazi gupima uko bapima ibiro by'ibyaha wasuzugura, ni uko umugore yari atandukanye n'umugabo. kandi ubwo basoma umubwiriza karindwi mwereka umurongo wa 4 haranditse ngo babiri baruta umwe. Imana yari yabipanze, ibipanga nta bujiji ifite, ibipanga izi impamvu zabyo, iravuga ngo nimuzigere mutandukana. Itegeko ryari iryo kuri abo bombi, kutigera batandukana. Eva atandukana n'umugabo we, ngiki cyaha ubwo icyaha cyane. Eva atandukana n'umugabo we, arangije aricuma aba yigiye hirya. Aho yageze yari ahabujijwe, kuko ubuzima bwe kwari kubana n'umugabo we. Niba hari umuntu ufite ministere evangelique yayifashisha, iri hard copy y'igitabo, abari kwandika ni urupapuro rwacyo rwa 270 kugeza 271. aha ari gusobanura Abaheburayo 12:1, avuze ngo mwiyambure. Kanzo murongo gusobanure ubwo icyo Eva we ntabwo yakibutse. Abaheburayo 12 umurongo wa 1 haranditse ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu, ahandi handitse igicucu ariko ni igicu, ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa kwihangana. Turi kwiga uburemere bw'icyaha. Uyu murongo nyine uravuze ngo twiyambure ibituremerera. Ku isi nubwo tutabisobanura, ikiremeye kuruta byose ni icyaha. Mu Baheburayo babyanditse kare rero ngo mwiyambure ibiremereye, twiyambure ibituremerera. Noneho uyu mugore akora akaha gato, atandukana n'umugabo ajya kure ye. Icyo ubwacyo kubaza ibyaha ntabwo cyari ikibazo. Kubaza agahinda k'umuryango warogewe, kubaza agahinda kuri gutaka amanda y'impango n'imikesha, kubaza agahinda kurwaje abana 8 cyangwa wapfushije 2 cyangwa 3, ntabwo yavuga ngo watandukanye nawe yakoze icyaha, kuva hano ukagera ngo kwiriya nzu ngo icyo ni icyaha. Ari ibyaha by'abagaritse ingogo, ariko icyo cyari icyaha gikomeye, kuko icyaha cyose gifite uburemere. Noneho Eva aratandukana, kandi ugatandukana, uyu murongo kangusobanure 270 kino gitabo, 270 iki gitabo, na rimwe, celui qui comprend bien son propre caractère, qui connaît les péchés qui les conduit si facilement, ainsi que les tentations les plus susceptibles de les faire trébucher, ne doit pas s'exposer inutilement en se plaçant sur les terrains de l'ennemi. Haranditse ngo umuntu wese usobanukiwe neza imico ye, baca umugani ngo akabi karimenye. Ntawe uba umunyaburakari ngo abiyoberwe, ntawe ugira ipfa ngo abiyoberwe, ntawe wuzuye irari utabizi, ntawangana utabizi, ntawe uvangura amoko utabizi. Akabi karimenye. N'ukundi tugezweho agatambaro kaje kudefiriza, gutobora, gupfumura, gushwanyura, buri wese aho yaboze arahazi, cyese warapfuye ugakira. Noneho baravuze ngo igihe cyose umaze gusobanukirwa neza n'imico yawe, ukaba uyizi hajya washize ukaba uhazi. Icya kabiri ngo ukaba uzi neza n'icyaha kikwizingiraho vuba. Icyaha kigenza ute? Mbese ntabwo bisaba imyiteguro, nta nubwo gihamagaza musada ramfora, ahubwo iyo kikugezeho hasi ukibona urwagwa nigasigite hagera, imbo bizaguye wahise ushinga nk'umunwa. Ubwo icyo cyaha urakizi ko kikwizingiraho vuba. Ukibona ihene mu myaka yawe
ako kanya impanga ikamba, ijisho ritukura, izuru ryiyongeraho santimetero n'umunwa, uboroga. Ubwo icyaha kikwizigiraho ubugeze ute urakizi. Iyo ukizi rero ukibona filime yakanyombya na Kanumba na ba Samusure n'abandi, uhita ukanura amaso niyo wari ugiye. N'abakecuru murabishobora babaho. Iwacu hari umukecuru umwe waje kureba ari amasosiyete ya za MTN ari kubyina, aremye isoko akuruye agahene, arirebera ubwo akajya kurura umurunga akumva ihene irimo, naho abana bafashe ihene bashyiramo ibuye. Yakurura kumva birakomeye ati ihene yanjye irahari, w'amaso imbere inyuma ntarebeye. Yatahanye umurunga ko naho bagurisha ibuye. Ibyo bijya bigutwara nawe ugenda ute urabizi. Noneho iyo uzi icyo cyaha kikwizingiraho vuba. Icya gatatu, ainsi que les tentations les plus susceptibles de le faire trébucher. Bene abo bakaba bazi n'ibishuko bibagarika mu kanya gatoya. Babujijwe kuzibwanagiza ku rubuga rwa Satani nta mpamvu. Babujijwe iki? Kujya ijambo kwibwanagiza muraryumva? Ndarisobanura hari abataryumvira. Inshinga kwibwanagiza ibyo bita aventure ni ukuba ufite ibiro 20 ukagenda uri kwikaraga ngo ngiye gukubita ibiro 200, uri kwibwanagiza. Ni ukuba no kurwanisha inkono utabizi ukavuga ngo iyo ntari irihe ngo muyindangire ngwinyuze, uri kwibwanagiza. Hari aho twaboze ugeze ku rubuga rw'icyaha runaka uba utaratera kabiri. Ubwo rero kuhareguka kandi uzi ko waboze ukaba ugiye kwibwanagira. Ngiki cyo Eva yakoze, ari umuntu udafite ubumana muri we, aragenda ajya kwibwanagiza ku rubuga rwa Satani. Noneho rero ngamupime, yari yambaye ubwiza bw'Imana, yaciye itunda ararya. Icyambabaje muzagisoma muri Education Icyongereza page 25, niyo yanyu mufite ni urupapuro, ni muri ayo mapaje n'ubundi ahegereye aho, ngo yaciye itunda ngo ararya ntiyabona ikibazo. Ngo yumva ngo ubushagarira cyangwa se fresher y'amagara mazima ngo imujemo. Aravuga ati kandi bya bintu burya biracamo, kuko ngo umugambi inzoka yari imubeshye ko narya itunda baramera nk'Imana. Nawe aravuga ati utazi ubwenge bashima ubwe. Rero avuga ati burya umukenya arabimenya ko tuzaba nkawe, arabiduhisha nabivumbuye. Yigize umuhanga w'umushakashatsi. Ubwo yari agiye kurya itunda ngo agashyira umugabo we, ngo Imana ikajya kwibona izindi Imana ebyiri ziyihagaze hejuru itazongera kuzivegeta. Mu mugambi wa Eva arangije arawugize mu mutima, itunda araririye, ashyiye n'umugabo. Umusaruro mu bwimo bwa buremere bibona bambaye ubusa. Umusaruro barwara indwara y'ubwoba, batangira kwihisha. Umusaruro batangira kurimanganya mu mibereho, baca amakoma ngo bashone imyenda. Umusaruro barapfushije. Umusaruro ku bwa Nowa abantu bararimbutse. Umusaruro Isodoma abantu barahiye. Umusaruro n'abanyi bose bapfuye ni itunda ryariwe. N'agahinda kose ufite, n'ibyo uzi bidatunganye, n'ibikuburagiza, ibyakunanije byose, ibyo ubona bigoye umutima, inzara, ubukene, n'iyi mihanda yuzuye ibyondo, ntabwo Imana yari ishaka ko tuba turakata icyondo, ntabwo twese tugiye kubaka. Uwo ni umusaruro w'iki? W'itunda. None ndababaza, icyaha kiraremereye. Mwabyumvise ko kiremereye? Aho buri wese utekereza arabizi. Yenda turaza kuhagera tubyimbitseho ngo nta muntu n'umwe utuye ku isi ngo yaba abizi cyangwa atabizi, ngo umurebye no mu jisho wagira mubonaho ibimenyetso by'icyaha, yaba abizi cyangwa atabizi. Uwari inkumi mu myaka 20 ishize ameze neza, amatama atingitira, ubu yatangiye kumera nk'uri gusomesha umuriro. Uwo ni umusaruro w'icyaha.
murebe bano basaza bano bagabo batuye aho dutuye bakorera amafaranga bavunitse banyagiwe burya rirazina niryo muri migeri rirazina niryo nta jya kabiri ribaho iwacu babyita induruburi biriya Imana yemera imihati, Imana yemera ko tugira imihati mu kazi, ariko ntabwo Imana yemera imihepfo yazanywe n'icyaha. Kugira haruguru ugahinga ugasarura ukabirira mu rwiririza, ibyo ni oke. Ariko kujya kuzana ibirayi mu gasake urararana mu rwiririza utokejeho na kimwe bugacya ubiremesha ishasha ukazamura uburiga, ibyo Imana ntabwo ibyemera. Ni ishyano ryabizanye uwabirindwa yaba abayeho neza. Noneho ngira ngo buri wese imvi, uruhara, ubukoyo, mujya mubona abantu abasomera kuri rinete, buri wese umurebye yaba abizi cyangwa atabizi, no mu maso ujya umubona nk'umusaruro w'icyaha. Abamenye yashizemo, abarimo ari umurimbo atahekenya, abaribwa amaguru, abakecuru bagiye bavuga ngo ngiki kirazamutse mwana wanjye, ngo mfatira ahango niho cyahe ko ari karisiyumu yakamutse. Buri wese kubera icyaha, niyo umusomye mu maso icyaha ugenza ute urakibona. Ureguka mu muryango, umugore w'indushyi ugahita umwibwira. Ureguka mu muryango, umugabo kamaro gake ugahita umubona. Abana batatse ibiryo nawe afashe asigaye agiye kunywa icupa. Iyo ni ishusho y'icyaha. Noneho urwo rugero ni kizwi na bose, muzarwisomere, abahanga mukora ubushakashatsi, icyaha kiraremereye. Urundi rugero ndababwira ni Dawidi. Muzamusoma muri Samweli ya kabiri igice cya 11, haranditse ngo nuko umwaka utashye, mu gihe abami batabariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagotirabo. Ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu. Ariko Dawidi we agenza ute? Yisigariye i Yerusalemu. Abasomyi ba Bibiliya ubwo muri kumva isano iri hagati y'ibya Eva wadukozeho na Dawidi, mwamaze kuyumva? Ni iyihe? Umwe ari gukina yatandukanye n'umugabo ajya kwibwanagiza ku rubuga rwa Satani. Undi nawe mu bintu byoroshye yisigariye i Yerusalemu. Ariko ndababaza, kwisigarira ubwo biteye ikibazo cye, kuko abazasoma ibitabo ngo Dawidi nk'intwari yari afite ingabo yatoje, zizi imirwano, zitabaza, zitagisha inama, adahari zibikora kandi agashima umubyizi. Ngo arangije aravuga ngo ariko ko intwari zanjye zose ari intwari, amaprovinsi menshi nkaba amaze kuyigarurira, nzajye nkomeza kugenda simbuka imigina n'aba basore. Bari afite umukapiteni witwa Yowabu ngo ari intwari cyane, baravuga ngo mugende njye ntabwo ndajyana namwe, ndabizeye mugende mugakora. Yisigarira i Yerusalemu. Icyaha yari akoze, Samweli ya mbere igice cya 12, icyaha yari akoze Samweli ya mbere 12, igihe Samweli yasezeraga kuri rubanda, yaravuze ngo nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati, yemwe nabemereye ibyo mwasabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami ajya abayije imbere. Ntabwo ndasoma ngo ndeze aho ngaho, ni itegeko mu Isirayeli ko niba hari intambara ibaye, mwibuke ko iyo ntambara kuri ubu ni nk'ibwirizabutumwa, wari wo murimo w'Imana. Byari itegeko ko umwami nyir'igihugu mu ntambara ajya imbere. Kuri ubu imikorere y'ibisirikare by'isi byarahindutse, ntabwo umugabo ajya imbere, ahubwo asigara inyuma, akohereza niyo barimutse wacaho akagenda. Muri rusange nuko bigenda. Ariko mu Isirayeli byari itegeko ko umusirikare mukuru agenza ute? Ajya imbere, umwami nyir'ingabo. Noneho Dawidi aho kujya imbere yisigarira i Yerusalemu. Iki gitekerezo muzagisome, ubwo ako kaha gato ushobora kwita gato, ntabwo Yowabu ku rugamba yatsinzwe. Ibyo mu byumva, uwo yari yatumye ntabwo ku rugamba yagenze ute? Yatsinzwe.
ariko ntibyabujije uburemere bw'icyo cyaha cyitwa kwisigarira i Yerusalemu. kandi ko ibyaha byavuyeho. Niba mufite igitebo namwe murambwira ibiro mugize, ku icyaha cyo kiraremereye cyane nimwana kibonera ibiro. Icyo nicyo cya mbere, kwisigarira i Yerusalemu. Icya kabiri, yabuze icyo akora. Yagenze uti, igihe cyose uzabona wabuze icyo ukora uzaba uri mu kaga. Ni icyaha. Icya gatatu, ashaka uko yaba arazerera ngo kuramuda tamporize, aba aratembera ngo apfushe igihugu. Icyo ni icyaha. Kuzerera, kubunga, wabuze ibyo ukora ukaba urapfusha n'igihe ubusa. Icya kane, abona umugore uri koga arebayo. Yesaya 3:3-15, uzajya mu ijuru we ngo ajya ahumiriza ngo atareba ibibi, agapfuka n'amatwi ngo atumva, arakomeza arareba. Matayo 5:27, arifuza, aranditse ngo urebe umugore w'abandi akamwifuza, abasambanye nabo. Itegeko rya 7 araryica kuko yamutumijeho, noneho ikibi bakagikora. Ntibyarangiriraho, icyo bakoze apanga kugisha. Imigani 28:13, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura akabireka azababarirwa. Mujye murabara ibyo byaho. Amaze kubihisha, birahishika kuko hamaze agahe ntawe uzi ibyabaye. Ariko kuko icyaha bitewe n'uko kiremereye kurusha amafuso, bitewe n'uko kiruta za akuturosi n'amaremorokari yakomeye, ntabwo kijya gihishika. N'iyo ubigerageje, aba arimo gufata igishirira mu byatsi byumye neza ukabikamo. Urabitse, urakongeje. Agahe gatoya cyanga guhishika kiracumba. Cyacumbye gite? Wa mugore yari atwite. None yari azabyarira ku ijuru, yari azagikuzimu. Byari bikwiye ko icyakozwe kigenzutse kigaragara. Utaramwara akinisha icyaha, utaramwaraho akinisha icyaha. Muzabaza bamwaye, nibo barimu beza. Muzabaze inkumi ziyandaritse, ubu nibo bakiristo beza dufite bakubwira ibyababayeho. Wiya bivuga avuga ibyo agenzutse, avuga ibyazi, naho abandi urababwira akagira ngo uri kumuvuga ibyiza. Niyo mpamvu baturirimbiye ngo umusore ngo ntumuhana ajya, ahubwo umuhana avayo, aje kubirirana. Niyo umubwira ngo sibyo nakubwiraga, uvuga ngo yingo noneho ndabyumvira. Niyo mpamvu uzajya mubona n'ababyeyi banyu baranezerwa bakishima iyo mwabyaye. Niyo aguhaye umugisha arakubwira ngo uzagira amahoro, ngo uzabyare. Aka kaboko ntabwo aba ari umugisha kari kuvuga, ahubwo ngo ubwo nakuboneyeho nawe uzagenza ute, uzarubona. Nuko Dawidi abona iyo nda ntako azayigira, izagaragara. Kandi uwo mugore akavuga uwayimuteye, kandi ingaruka z'icyaha byanze bikozwe n'ubwo yari umwami zari kumugeraho. Arapanga ngo Uriya wari ku rugamba naruveho, baramucyura. Icyo nacyo ni icyaha, guca intege abagaragu b'Imana. Araza amuha inzoga ngo asinde arariwe. Habakuki 2:15, azagusha ishyano uwo umuturanyi w'ibitsindisha. Mu Gifaransa muri Jésus baravuze ngo malheur à celui qui donne une bouteille à son proche. Bakoresheje ibyo bita snake. Agusha ishyano uzaha umuturanyi we agacupa. Ntabwo arakashizemo amazi, abona ni gasigisi bari bavuze, cyangwa urubyutsa cyangwa agasusu. Arayimuha rero ngo asinde ajye kuri ariwe, bizitwa ko ari umugabo we wamuteye iyo nda. Uriya nk'umuntu ukunda igihugu aranga. Dawidi aramuhata. Icyo ni icyaha. Samweli ya mbere 12. Igihe Samweli yasezeraga kuri rubanda ari kurondora ubukiranutsi bwe, wa murongo hamwe twahereye n'ubundi yaravuze ngo kaduhere 3, ndi hano, ndi mu nshinga imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hariho nanyaze inka ye, cyangwa hariho nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase no guhata n'icyaha? No guhata n'iki? Waramuhata ngo ayiwe. Yigira nk'ugiye, ariko ntiyajyayo, yiraranira n'abagaragu kwireba. Biyoberanye,
Dawidi amenya neza ko yandi izamuhama n'uburemere bw'icyaha bwose bukamwisukaho, arangije arapanga ngo Uriya agomba gupfa, niwo muti usigaye. Aranapanga icyaha yongeyeho cy'ubugambanyi, ntabwo yagambaniye n'uwo banafitanye ikibazo nubwo ari wowe wakimutera. Ingwe kurira umwana ikakurusha kurakara. Uwaguhemukiye niwe uba ukanuye ijisho, niwe uba uri kumoka, yagucamo kabiri. Niko umunyabyaha amera, ntabwo agira ubwenge bwo gushyira mu gaciro, ahubwo icyaha kiraza kikica ubwenge. Uriya rega arapfa, iyo apfa wenyine, kuko mu bitabo dusoma baravuze ngo yapanze ukuntu uwo munsi igitero bari bukigabe nabi. Abishaka bapanga uko igitero bari bukigabe nabi. Igitero kigabe nabi mu buryo buhaye umwanzi bitugu, niba basakiza mwese mwiruke. Uriya mumubwire ndamuzi, ni intwari, ntajya avirira urugamba, nakomeza kwihambadika ndamuzi, baramutera mbe muki. Niko byagenze, Uriya arapfa. Baje kubarira Dawidi inkuru y'ibya Uriya, aranezerwa. Imigani 17:5, uwishimira ibyago by'abandi ntazababara. Ibyo byose ni gutondeka n'ibyaha. Agenza ute? Aranezerwa, arishima, bicamo neza. Ariko mu gitabo cyitwa Iby'itorero, umuzingo ngire ni uwa kabiri, muzasome paji ya 60 n'iya 250, bikeka ko ari ayo mapaje yombi. Hari amagambo avuze ngo iyo umuntu atandukanye n'inshingano, nubwo yaba ari yoroheje hanyuma y'izindi, uruhuri rw'inzitizi rumwisukaho atashobora gutsinda, rukazatuza rumuvanye mu nzira itunganye. Nicyo cyabaye kuri Dawidi. Iyo umuntu atandukanye n'iki? N'inshingano, nubwo yaba ari yoroheje hanyuma y'izindi. Nibishake ba ari ugusiba inama, nibishake ba ari ukubura amasengesho ya mu gitondo, nibishaka ba ari ugutaka umurinzi w'iwawe mu rugo, nibishaka zaba ari wange no guturisha mu materaniro, nibishaka zaba ari no kwicara inyuma. Buri inyuma hagenewe abakerewe, inyuma hagenewe ariko hari umuntu ukunda inyuma ukagira ngo yatsindiye iryo soko, uko aje ajya kwicora inyuma. Iyo utandukanye n'inshingano, nubwo yaba yoroheje hanyuma y'izindi, upfunduye akabindi k'abazima, kuko abakecuru bavuga. Uruhuri rw'inzitizi ruzakwirohaho ngo utatsinda, rusige rukubanye mu nzira itunganye. Ngibyo byabaye kuri Dawidi. Ubwo aratuza, arishima, kuko Uriya bigenje bite? Apfuye. Ariko tuzi ngo inkuru yari ipfuye. Ubwo tuzi ngo umutimanama ugukorogoshora nawo byari bipfanye. Abaroma 15. Umutimanama w'umuntu ngo ukurega cyangwa se ukakurega, iyo nta cyaha ufite urakushindura, nubwo isi yose yagushinja. Iyo wagikoze urakurega, nubwo aba bose bavuga ko uri umwete. Umutimanama ntujya ujya rusa. Nubwo wazana amamiliyoni y'amadolari ukavuga ngo umutimanama ndaguhaye amafaranga, ariko ntujya umbwira ko nasambanye. Ntabwo wakwemerera mu byo ushinzwe kukubwira ngo uri kuririmba, uri mubi, wabwiriza ko wanga umugore wawe, uratuye ariko uri umujura, uri gusenga ariko mu nzira urambura, uri kuyobora ariko ujya ruswa. Umutimanama ntabwo waguturiza, nubwo wawuha kazinga yose ugashyiraho na ruzira na mufunzi. Umutimanama wakubwira ngo iyo ruswa ntabwo ndayizi, nzagenda gushinja ibyaha ugenda ute ukora. Umutimanama uramushinja. Ikimenyetso, haje umuhanuzi witwa Natani, Samweli ya 2:12, Samweli ya 2:12, araza ngo Natani aregutse kuri Dawidi. Icyo gitekerezo murakizi, ngo yaramurebye, aramureba, abona uko icyaha cyamugenje, ngo abona namwahuranye, akamubwira ngo wakoze icyaha, abona aramucamo kabiri. Ingwe kurira umwana ikakurusha uburakari. Ngo arangije akoresha ibyo bita ishushanyamvugo cyangwa se alegori. Aravuga ati Nyagasani, ndagira ikibazo kandi gikomeye. Ni iki? Ati wapi kabisa byaki ni ibiki? Ati mu gihugu cyawe cyano byaguye ni irihe? Ati ni umugabo mubi wabonye umushyitsi atunze intama 100,
agiye kumuzimanira afata agatama kamwe k'umutindi bari baturanye niko yamuzimanira ngo kandi ako gatama umunyabyaha nta bwenge agira ngo bararanaga ubwo iyo ni iy'ubwoya ngo basanye ngo mbese kari ubwo iyo ni intama y'ubwoya nuko Dawidi ngo ye baca umugani ngo umunnyi azira undi ahise ababara ngo ye ngo byabaye mu gihugu cyacu ngo uwo muntu uwo muntu akwiye gupfa uwo muntu agenda usa niyo ntama y'abandi apfe ayirishyeho intama enye ndacyavuga uburemere bw'icyaha Natani rero aravuga ati kayica ivuye mu kanwa ka nyirayo uwo muntu ni we icyo gihe Dawidi yabikoze afite abagore b'abageni 7 n'inshoreke 10 na bangahe nubwo Imana itemera polygamy muri Bibiliya haranditse ngo ni iki cyatumye ufata Uriya ukamwica umuhoye umugore umwe Betisheba yarafite ngo iyo abagore ufite Bibiliya ni kuvuga iyo baba bake ntuba waransabye nkakongerera abandi Imana ntiyemera polygamy ariko kugira ngo Uriya apfe Imana iremeye iravuze ngo uba waransabye nkakongerera abandi ariko ntiwice Uriya nuko erega Dawidi abyumva noneho nero arangirira avuga ngo urubanza waciye ni ukwiriye gupfa Uriya ukamuriha bangahe 4 nuko Dawidi abaribwa agize umugisha abyumva neza aha hajye habisomo Imana ifite ingeso imwe yanteye ubwoba ariko nkunda Imana ifite ingeso imwe yanteye ubwoba ariko nkunda ibyaha mukora byose byo muzi mukora na bya bindi ntacyo bitwaye nta nubwo mwebwe bareba ngo igire isesemi nk'iyo tugirira abagenzi bacu nta kibazo ufite ariko Imana ifite ikibazo kidashoboka gukemuka cyese ukoze uko ishaka iyo utemera ibyaha byawe ntacyo mwavugana ibyo mvuze murabyumvise uzaroge wikubange nta kibazo uzaba indaya y'akagari na lokalite na groupement ntashira uzaba umwicanyi wiyongera ugira igihumbi nta kibazo ariko nimuhura igushaka uzemere dosiye mwari ufitanye uzaba ugejeje ute uzaba uyirangije ariko iyo utemera ibyaha byawe ubwo ni Yeremiya 3:13 icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe ntabwo ari ukuzura aho bishe ntabwo ari uko usubiza abana mu bakobwa wateye amada y'indaro ntabwo ari uko ugarura ibyo wariye niba ntabyo ufite ariko Imana yavuze ngo icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe Dawidi amaze kubibwirwa abonye bamujishe birangiye bamubonye ageze ute arabyemera mu bitabo dusoma baravuze ngo bano bantu bacu bagiye bakora ibyaha bibera mu rwihisho bafite akaga naho bano bantu bakora ibyaha bikagaragara bagafatwa ngo bajye gutanga n'ituro ry'ishimwe baba bagize amahirwe ubwo wari warananiwe kubyemera byihishe noneho bakaba bakwiboneye fatiraho komerezaho wemere umere nka Dawidi niwo mugisha wawe mbese uwakoze ibyaha bigihishwe ari mu kaga ngo biri no mu bizadutangaza tugeze mu ijuru ngo hari abo twakekaga ko bazagiye tuzaburayo ni ibyaha bakoze bihishe ntibyajya habona naho bigiye habona nubona umuntu aje akakubwira ngo ariko kuki ukunda kurakara fatiraho sinu igitima kibingira mu mbabare nubona umuntu aje akavuga ngo ariko hano wandengeye fatiraho gakururene nagatwaye isuka y'umuhinzi ihinga ihengamye ihinga ikomba hiye nubona umuntu aje akakubwira ati ariko rero iyi sambu mutuyemo mwarayitunyeze fatiraho nibyo twarayibanyeze mbabarira nsarure rino gusa ufata isambu yawe Dawidi we yarabyemeye afatiraho arihana ibyaha byarabyemera abivuga muri Zaburi ya 32 Zaburi ya 32 umurongo wa 5 aravuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye sinatwikire gukiranirwa kwanjye naravuze nti ndatira Uwiteka ibicumuro byanjye nawe nkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye ntabwo yagaruye ibyo yazambije kuko ntiyari no kubishobora ariko aravuze ngo nakwemereye ibyaha byanjye nawe dosiye zanjye zose ugenda ute urazirangiza
dawidi aremera ibyaha arabibabarira. Ariko kubabarirwa ibyaha byawe ntabwo byari bikuyeho uburemere bw'icyaha. Ubwo burakomeje. Rwa ruhinja rwarapfuye. Umubare agomba kwishyura intama zingahe? Enye. Rwa ruhinja rwarapfuye. Arasenga yiyiriza ubusa wapi. Cyokora rumaze gupfa aravuga ngo munyihere ibiryo n'iri. Nasengaga ngo rubeho none biranze. Ubwo intama imwe muyibare. Bukeye Amunoni afata mushiki we Tamari uvukana neza na Abusalomu kwa nyina. Abusalomu aravuga ati ibintu bishoboka. Uyu mwene data ntabwo yahemukira mushiki wanjye ngo nanjye ndebere naba ndimbwa. Niko abagabo basinze bavuga. Arangije aramucunga ategura ibirori amutikura icumu. Intama zibaye zingahe? Uwo mugabo araremerewe. Mumbwira icyaha kizanye ibyo biro byose. Hajya ngo ni iki? Kwisigarira i Yerusalemu icyo gusa. Bibayeho amaze kwica Amunoni amugaritse Dawidi ararakara. Umunyazira undi arakajwe n'iki se ko akoze ibisa n'ibyo nawe yakoze. Arangije aravuga ngo ubwo rwana ntirunyegere. Ngo abantu nibo baje baramubwira bati ariko mwami uyu mwana wawe uri kumwirukana ni nk'abamucyuriye. Burya hari abantu b'imfura batagucyurira ngo badomeho. Ariko ni nk'aba bakamubwira bati buriya uyu mukobwa wawe wabaye indaya wibagiwe uburaya bwawe yishikiye ahemutse. Ni nk'aho bamubwiye gutya. Wejo ntiwakukanye Uriya noneho niba yiciye Amunoni inyana si yamweru. Ariko baramworohera bakoresha ibyo bita ngo ni iyoroshya itebeza. Baramubwira ati reka umwana agaruke mu rugo. Ngo nikigaruke ngo ariko nikizanyegere kizabe ku irembo. Abusalomu araza ati ntacyo nzaba ku irembo. Abavuye kwa Dawidi abashyiramo politiki ngo bigenze bite rwa rubanza. Ngo natsinze. Ngo ninjye wari wabikugiriyemo. Ngo agataha avuga ngo ariko umwana w'umwami we. Ngo abaye umwami niwe ibintu byaca nakagasitari bari baragese kagaruka. Akegera utsinzwe bigenze bite? Ngo wapi Sambi iragiye. Ngo niko papa meze. Ngo buri dosiye yawe yumvikanaga. Ngo iyo bayimpaye nge nayikemu. Nawe agataha azi nk'umwana w'umwami ni mwiza. Ngo Abusalomu aragenda yobya igihugu cyose. Atanga itangazo ngo aro kudeta papa agomba kuvaho. Ngo Dawidi yagiye kunamuka ngo ingabo zimuteye zimeze nk'amazi. Yaciye inyuma arapyomoka aragenda. Abusalomu afata igihugu. Uburemere bw'iki? Ari kuzira ijambo rivuze ngo yisigarira i Yerusalemu. Aragifata ariyorganiza agaba ibitero aza kurwana nawe. Umuhungu imisatsi ifatwa mu biti baba baramwisha. Intama zingahe? 3. Agomba kwishyura zingahe? Iya 4 na Adoniya wihaye ivogonyo. Salomo yafashe igihugu nawe araramwisha. Ngo ashaka umugore witwa Abisagi wa mukobwa bari barahaye Dawidi ashaje ngo mutazure. Yaje kumusaba ngo bamugire umugore. Salomo aravuga ngo Adoniya nibyo yankoreye yashatse kwima ngo ntwari ingoma aje gusaba umugore wa papa. Yari yagiye no gusaba nyina wa Salomo. Arangije avuga ngo mama ngo buriya ko kuri gutanga umugore wa papa ngo ugize ko n'ubwami bwanjye wabutanga ngo agomba gupfa. Yarayapfuye. Intama zingahe? Iyo birangiriraho ntabwo icyaha cyari kuba kiremeye. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'abahanuzi ni urupapuro rwa 701. Ni icyigisho kivuze ngo le péché repentir de David, ni icyaha no kwihana bya Dawidi. Hari amagambo avuze ngo kugeza ubwo Imana yari yararinze Dawidi imigambi y'ababisha, notamment qui concerne Saul. By'umwihariko yari yaramurinze imigambi ya Saul. Mais son péché changea ses rapports avec Dieu en aucun prix ne sanctionne l'iniquité. Ariko icyaha cye cyakomye mu nkokora umubano yari afitanye n'Imana itagishyigikira gukiranirwa uko ariko kose. D'autre part,
a partir de sa chute ku rundi ruhande uhereye umunsi yari aguye il ne fit plus tout à fait les mêmes hommes ntabwo yongeye kuba inshuti y'Imana nk'uko byari bisanzwe accablé par le poids de sa faute aremerewe n'uburemere bw'icyaha yakoze ari gutsikwa n'uburemere bw'icyaha yakoze era crainte de ses lointaines conséquences n'ubwoba bw'ingaruka zitagira ingano zizakurikiraho imiliye devant ce sujet abonye ukuntu asuzuguritse imbere y'abaturage ayoboye il voit son influence diminuer abona agaciro ke n'icyubahiro cye bishonze neza bigabanuka ubwo ni uburemere bw'iki son peuple qui connaît son crime rubanda yari ayoboye rwo rwari ruzi icyaha yacumuye se laisse entraîner au mal plus librement nabo bishoye mu kibi ku rwitwazo ko n'umwami yagenje ute yabikoze son autorité dans sa propre famille ABC ubutware bwe mu rugo abana be umugore abayoboye mu muryango bibongeye kumenya ko ari umutegetsi ses droits à l'obéissance et au respect de ses enfants sont méconnus uburenganzira bwe bwo kumvirwa no kubahwa n'abo yabyaye bwahise buhanagurika mu muryango we des souvenirs constants de sa culpabilité lui ferme la bouche car il devrait parler avec fermeté et il est comme paralysé car il faudrait sévir avec rigueur hano baravuze ngo iyo yabaga yibutse igicumuro yakoze yari ageze imbere y'ikosa ryakozwe aho yari akwiye kuricyahana ubutwari bwa kigabo ngo yararabaga ijambo kuraba muri kuryumva asanze ingumi ye yasambanye asanze umusore we ari mu gakungu n'abakobwa iyo yabaga agiye kuvuga ngo taha kuko hari aho ababyeyi ngo basabwa kuvuga ngo ndavuze ngo taha iyo yabaga ageze nk'aho ngaho ngo yahitaga gwikinya yibutse ko ababikoze biganye icyo nawe yakoze noneho hepfo baravuze ngo yaba ageze mu bandi aho yari akwiye kuvuga ijambo ry'abagabo agacyahana ubutwari ngo akagwikinya ageze imbere y'iyo ngingo hepfo baravuze ngo la conduite de ses fils c'est l'aigre sur son mauvais exemple inyitwaro y'abahungu be yiganye urugero rwe rubi Dieu ne jugea pas à propos d'intervenir laisse les causes produire librement leurs effets naturels Imana nayo ngibona ko ari byiza kwitabyitambikamo ngo ibuze umusaruro w'icyo yakoze kumugeraho aho birareka byose birarindimuka biraza bigenza ute bimwiruhaho ngubwo uburemere bw'icyaha abazi Bibiliya ngo yenda abazi Ikinyarwanda nibo babyumva neza mu Kinyarwanda hari ibyo bita ibyivugo by'intwari bijya bigira amoko menshi ndavuga yo nibuka hari ibyo bita imyato aba ari birebire hari ibyo bita iningwa bibamo amoko menshi ibyo ni ibyivugo bijya bivugirwa intwari noneho hari n'ibyo bita ikobyo hari n'ibyo bita amahomvu nibyo ngiye kuvuga amahomvu ni ibyivugo bavugira ibigwari ntabwo ari icy'ubutwari ahubwo ni icy'ubugwa mbese nk'uko bavuga bati ndi nyamujya gusa ubyuka yicaye akabyuka ryarashe agahimba babizanye ubwo icyo ni ikivugo icyo ni cyo bita ngo ni amahomvu y'ibyivugo by'ibigwari Dawidi izi za zaburi mu gihe hari abandi bagiye bavuga ibintu by'ubutwari muri Bibiliya mujya musoma we zaburi ibyo yagiye avugamo n'ibyivugo by'amahomvu muzabisoma muri zaburi ya 51 avuga ngo ni wowe nacumuyeho ngo n'ubutwari ngo ntunkure umwuka wawe wera ngo hisha amaso yawe ibicumuro byanjye ngo ntunde kureba mu maso hawe ngo ngize urubanza rw'inyama y'umuntu ngo dore narema ngo gukiranirwa mu byaha nibo mama yambyari harimo ubutwari ngo ngiki kivugo Dawidi yashoboraga kwivuga ubuzima bwe bwose ni amahomvu avuga ubugwari bwe uwo ni umusaruro w'icyaha rero yenda ku rugero rwa Eva wazanye aka kaga ku rugero rwa Dawidi mukurikije ibyabaye mu muryango we nibura murabukwe gato uburemere n'umusaruro ukomoka ku cyaha icyaha ni kibi niyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo mureke ibyaha ngo abaswa ngo bibwira ko ijambo ry'Imana riri kubagomwa ibyiza
abanyabwenge bamenya ko ijambo ry'Imana ribazaniye ibyiza. Nta cyaha na kimwe wakora ngo kizakugeze ku musaruro mwiza. N'aba biba, n'aba bambura, n'aba bajya ruswa bari mu myanya y'ubuyobozi, iyo ari igisaza gishaje niho ubimenya ko yakoze nabi. Umugezeho wese avuga ngo dore uru rusaza ngo kera rwatuririye inka, ngo dore uru, bakajya baragihenura, aba ari umusaruro w'icyo yagenje ute, w'icyo yakoze. Icyaha kiraremereye, icyaha gifite uburemere butagereranywa. Ngaho mu gitabo kimwe cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo ni uwa 2, paje 433, haranditswe ngo le péché désorganisé, icyaha kirazambaguza. Kigenze ute? Kirazambaguza. Icyaha kirazambaguza. Akaga dufite ni uko ubwenge bwo kubireba tutabugira. Icyaha kirazambaguza. Hepfo baravuze ngo uko l'entretien dans un cœur, dans une famille ou dans une communauté, il y a du désordre, des luttes, des désaccords, des inimitiés, de l'envie, de la jalousie, parce que l'ennemi de l'homme et de Dieu domine sur les esprits. Aho gihawe akanya hose, haba mu mutima, haba mu muryango, haba mu itsinda ry'abantu, harangwa n'akajagari, intambara, kuryana, inzangano, igomwa, ishyari, bitewe n'uko Satani umwanzi w'imitima aba ari we wigaruriye hari icyaha hose. Ndabisobanuraho gatoya, kuko bamwe n'icyaha kimaze kumenyerwa ku buryo niyo cyakoze hari abatabona ko ari umusaruro wacyo. Icyaha kirazambaguza. Byari umugambi w'Imana ko umuntu wese wabyawe, umugore cyangwa umugabo, ashyingirwa akagira uwe muryango, abana byaye akababyarira iwe, yahagirira ingorane akaruhira iwe. Ariko muzarebe aya mazu yose muyazenguruke mutagiye kure, nimurenge mu Majagi, nimurenge hari Makondero, mugakata mukagarukira mu Kanama, mukazamuka ruguru mu Banyandwi, muzagarure muzi, uzajya usangamo umusaruro w'icyaha. Aho ugera mu muryango ukibaza niba ari umuryango, niba ari umugore, niba ari umukobwa, ukabona abantu ni ibibura buryo. Munabyaye abana 4 mu nzu, buri mwana agira se, nta rugo ashikamye mu mone ngo nimwe ari kubarerera, ubuzima bwe burazambagurira. Isa agaha abahungu, agahana n'abakobwa, agahana abuzukuru, ibyo bintu birazambagurira. Nyoko wakureza akaguheka, ubu akaba ari ugiye no kuguhekera, kandi ntabwo byemewe. Ntabwo waguhetse aguhekera, ntabwo byemewe ko waguhetse agenza ute, cyetse habaye ibyago n'ingorane. Icyaha kirazambagurira. Umuhungu wabyaye ushaka ngo azakugwaneho, uretse no kukurwanaho, nawe kwirwanaho ntagenda ute, ntabishoboye. Ukabona umuntu ungana nanjye araje ngo ma ngo wampe ibiryo, ngo ma wampe ibiryo, kandi ari isaha yo kuzanira nyoko ibiryo, ahubwo ugiye kwaka nyoko ibiryo. Abo wabyaye Ruhengeri uzana mwa nyoko, abo ubyaye mu Kanama ushyira mwa nyoko, huzura ujyana kwa nyoko wanyu, ukaragiza muragije uduhene. Le péché désorganisé. Icyaha kigeze ute, kirazambaguza. Ubwo ni nkaho buri wese yari akwiye kwiga umushinga wo kukigira indahiro. Aho gihawe akanya hose, mu muryango, mu mutima, mu itsinda ry'abantu, icyaha kirazambaguza. Ngaho nifuje kubabwira muri ubu buremere bwacyo, muri ubu buremere bw'icyaha, nifuje kubabwira ahantu 6 cyangiriza kikahasemba. Nibura hari urabyumvaho nawe ashobora umushinga wo kucyanga. Aha mbere cyangiriza impagarike. Aha kabiri gihanagura agaciro k'umuntu. Aha gatatu gicurika ubwenge. 4 gihemukira abawe. 5 cyonona umutungo. 6 kikubuza ubugingo buhoraho.
buri kagingo ndagasobanura. Ufite ubwenge aranga icyaha. Ndabisubiramo kandi ndabisobanura nabitondera. Ahambere icyaha gikora ku mpagarike. Icyaha gikora ku mpagarike. Iyo kigeze ku mpagarike giteramo ibyo bita degeneration cyangwa se ubuhenebere, kikazanamo indwara, kikazanamo n'ibihano. Kizanamo indwara, kizanamo ubuhenebere, kikazana n'iki n'ibihano. Ku basomyi ba Bibiliya hari ibice muzisomera, muzige gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Muzahere ku murongo wa 15. Ahanditse ngo nutumvira aya mategeko ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuza. Muri iyo mivumo sinyivuga yose, ariko iyo barondoye nshaka kuvuga ni indwara. Bavuzemo imikereve yo mu mavi, ubwo hari inzangano aba ari ibihaka, hari inzangano aba ari ibihaka. Abarozi bari, ariko ntabwo abarwayi bose baba barozi. Nta n'ubazi cyetse babyivugiye. Ubazi ntiwaburya. Impamvu mu burya ntabo muzi, ubazi ntiwaburya. Cyetse hari ugize amahirwe akifatirwa, naho ubundi ntabwo wabimenya. Muri izo ndwara handitsemo ubuganga, muri izo ndwara handitsemo kuma, muri izo ndwara handitsemo ubuhumyi, muri izo ndwara harimo ubuhungeri, harimo urusogobo, harimo indwara nyinshi n'izindi. Yaba Bibiliya yaranditswe buno bari gushyiramo na sida n'umwijima n'iki na kanseri, kuko mu gitabo cyitwa Inama ku buzima cyangwa se Counsels on Health paji ya 37 aranditse ngo it is a sin to be sick. Ni icyaha kurwara, kuko indwara yose ikomoka ku cyaha. Icyaha kije cyaduteje iki? Indwara. Ushobora kudakora formule ngo izo urwaye umenye aho zaje zizananye, ariko ndakubwira icyaha cy'abagabo babi mu nzu, kuba mubi mu nzu ni icyaha. Nibyo bihangayikisha abagore, calcium ikabashiramo, niyo mpamvu mubona bumakaye. Kuguhangayikisha byonyine bituma umuntu yuma, utuvuta batugusiga ntitugufateho bitewe nuko uhangayitse. Kuguhangayikisha byonyine, ubwo n'umwana yahangayikisha nyina, n'umuturanyi yahangayikisha mugenzi we, nubwo n'inzara nayo bitabuze no kutanyurwa nabyo bihangayikisha kubigiza nta kibazo bagize. Ariko icyaha gitera indwara, waba ubizi cyangwa utabizi. Icyaha gitera indwara. Inzoga nizo nyirabayazana y'umwijima. Iyo ubwiye abasinzi ngo mureke inzoga, abatazi ibyo ari byo bagira ngo uri kubahemukira. Muzabaze neza, ntabwo tubabuze inzoga ngo duce inyuma tujye kuzinywa. Muzaperereze murebe, ntago mwa dufite. Ntabwo tubabuza agasigisi n'amandarago, nta mandarago hajya, amandari ngo hanyuma duce inyuma tujye kubiruka. Nta ubabuze ubusambanyi ngo abagore ajye kubatunga. Ntabwo ari umugambi w'Imana. Ahubwo icyaha gitera indwara. Zasama urware sida, zamwe zo kurwara umwijima. Kandi abantu benshi imyijima imaze kunanirwa, ujya uhura n'abagabo basinze. Umusinzi rero utari so aba ari umuganizi, apfa kuba atari so aba ari umuganizi. Niyo ari gusoba mu nzira abantu bose baza kwirebera, ariko ari so ntabwo baza kureba. Ukamubonaho ibimenyetso by'uko umwijima washize. Ikimenyetso iyo atakanyoye ndasinzira, kandi kimwe mu bimenyetso by'umwijima ni ukugira mu buriri ntugeze ute ntusinzire. Ikindi mbwira abanywa inzoga ntabwo ari ukubahemukira, buriya urugingo rw'umwijima nirwo ruhangana na alcohol mu mubiri 90%. 10 gusa niyo inyura ahandi. Umwijima rero uko ukomeza kuwurushya ugera ukarwara. Muri make icyaha kigeze mu magarike cyashyizemo iki? Indwara. Ngo kanseri iterwa no kurya ibikomoka ku matungo yose indiba nyivuga. Namwe murazi ko duhamba buri munsi. Imitima ntabwo ndiba nyivuga, bitewe n'abantu. Nuko icyaha gitera indwara. Icyaha gitera ubuhenebere. Nubwo nta bibi waba wariye,
nubwo ntacyo waba wakoze weho, muzasoma igitabo bita confrontation cyangwa se imishyamirano n'urupapuro rwa 57 haranditse ngo umuntu wa none muremure ku isi ngo ufashe abandi nkawe babiri ukamugerekaho ngo niko umuntu wa mbere yari areshya. Umuntu muremure ku isi wa none ufashe abandi babiri barebare nkawe ukabamugerekaho niko umuntu wa mbere yari areshya. Ngira ngo niho abantu bakwiye kuvuga ngo Adamu yari afite metero 6 kuko umuntu muremure ku isi afite metero 2 na santimetero zirenga 20. Ubwo ushyizeho abandi babiri nkawe urumva ko yagira 6.60 kuzamuka. Nuko yari areshya. None icyaha cyaraje kiradutubya turagenda tubuduhundugura. Ureshya n'izi ntebe bagerekeranije mutaha muri kuvuga ngo twabwirwe n'umugabo ugiye kuba muremure. Ubadamare gute hano mwahunga mwagira ngo ni ubwoko bw'inyamaswa. Icyaha nuko cyatumanuye. Noneho ngo ntabwo cyamaniye impagarike gusa, ahubwo uko dutubye mu mpagarike niko n'ubwenge bureshya. Niko n'ubwenge bureshya. Buriya ziriya nzoga bita urubyutsa zikomoka iwacu. Abahanga bazo abashitani babigishije babikoreye iwacu. Bajya bayenga bagafata isukari, bagafata icyayi, bakavangamo urubetezi, bagashyiramo urumogi, abashoboye bagashyiramo itabi, abandi bagasya itafari, abandi bagashyiramo ifumbire bita ure ibahingisha ibirayi, bagacuriranye bakavangavanga, niho urubyutsa ruba rumeze neza. Ikizakubwira ko icyaha cyishe ubwenge ni ukubona utugabo twambaye bodaboda iziritseho umugozi turi aho ku kabare turi kubaza niba iyo fumbire itari yashya. Ngo mbe ntibyari byashya? Nubwo wamubwira ngo iyo fumbire ikorwa mu nkari yavuga ngo nta kibazo tuzabikemura maze kunywa rimwe. Icyaha cyaragiye nta iyo gikora ku mpagarike gusa byari kuba nta kibazo, ahubwo cyaragiye gikora no ku bwenge. Ubwenge burapfa. Icyaha gitera indwara, icyaha gitera ubuhenebere. Niyo mpamvu Imana ishimwe kuko yagennye ko hazabaho kurimbuka, abayikoreye bakajya mu ijuru. Imana iduhimye ubundi ikaduhima ikavuga ngo nta mperuka izaba, mugume mubeho. Mbese yabidukubise indiku yayindi yenyewe. Nyuma y'imyaka nka 200 akagabo karekare kazaba kareshya n'aya meza aya yo hasi, ku buryo kubaka amazu nk'aya byazavaho. Urubaho baruteruza iki? Bazaba ari uduhunduguru n'utubesi, ari utuntu. Reba utwo tuntu twakoze ubu imikingo ntiyatugwaho. Niba bazakora utumodoka duto, iyi degenerescence, ubu buhenebere, ngo Imana iduhimye injyoko muntu yazamanuka ikamanuka igasubira mu mukungugu hahandi yavuye ntawe uyikozeho. Imana ishimwe izabitangira kare, tuzagenda tukiri banini ho gake. Ngicyo icyaha kiraremereye. Ndabasubiriramo, nta ndwara itari umusaruro w'icyaha keretse kutabimenye. Mwabyumvise? Keretse kutagenza ute utabimenye. Rero icyaha gikora ku mpagarike. Kabiri, icyaha kinyaga agaciro umuntu. Kinyaga agaciro umuntu. Mbese uko mwabibonye Dawidi yongeye kugira ijambo, ariko mwari muzi ko umuntu ari w'agaciro. Mu gitabo cyitwa Education mu Cyongereza page 57 aravuze ngo amakene akomeye kuruta ayandi yose iyi si yacu ifite. Ifi ikeneye umuntu. Ngo ikeneye abantu batagurwa ngo bagurishe, b'abanyakuri n'inyangamugayo, ngo bahora bakiranukira inshingano nk'uko urushinge rwa dira ruhora rwerekeye mu majyaruguru, ngo abantu bahagarara mu nzira itunganye n'ubwo ijuru ryari ndimuka. Ngo niyo makene akomeye isi ifite. Iyo uri kwisuka buri muzima kuko abo barabuze. Mika 7:1 abubaha Imana babuze mu isi kandi mu bantu nta n'ubyitayeho. Ngo umwiza wo muri bo ngo ameze nk'igitobo, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Uriya murongo nawe ntabwo abantu bajya bawumva.
umuntu muzima ni imari ishakwa. njya numva ngo abantu bagiye ibunya gushaka imirimo, si imari bibajyanye. Abandi bakajya i Rwanda, abandi bakajya i Buganda, abandi bakajya i Goma, abandi bakajya i Numbi, abandi bakajya i Burayi, abandi bakajya muri Amerika, bari gushaka ubuzima. Muri ibyo byose abafite icyongereza haranditse ngo the greatest want of the world, bakoresheje superlative. Ni amakene akomeye kuruta ayandi yose isi ifite. Isi ikeneye umuntu. Ni ukuvuga ngo uwaduharura imihanda hano mubwiriza akagira kaburimbo, ariko abashoferi atari abantu bazajya badutwara banyoye urumogi, ntabwo zazageza isoko. Uwatwubakira ibitaro ariko abaganga bazatuvura akaba atari ba bantu. Ntabwo nababwiye umuganga w'umudogiteri muzima ukuze wafashe umugore ari kubyaza, uyapfuye isi yahomba. ubwo so ni umuntu. Inguru bakubarira ukabura n'ubwoko bwayo. Uwagira ngo amashuri bayubake abana bacu bige bazane za lisanse na za doktora ariko atari abantu, nyina yazajya yicwa n'inzara kandi umuhungu arizo gitera uhembwa miliyoni. Abo yishe se ni bake. Musaza wawe ari majoro uhingira abandi, nuko atari umuntu. Noneho mubyumve, isi irashonje. Iramutse ibonye umuntu muzima mwiza wita ku muryango, wita ku bashyitsi, wita ku baturanyi, imuha agaciro gakomeye, ikamwubaha, akarusha notable, akarusha na chef de groupement, akarusha n'umukuru wa ni komini ni district wilaya wa territoire. Kandi muri iyo mirimo yose nta n'umwe akora kuko yubaha Imana. Noneho ariko icyo nshaka, iyo icyaha kimugezeho, aho ka gaciro kari urahashaka ukahaba. Mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, ni urupapuro rwa 176, ni Igifaransa. Prophète Roi nibyo 176. Kaze mpagere mbasome ijambo rimwe. Niho rwose ni Prophète Roi, ndumva mbibuka, niho paje y'176. Yego, ni mu cyigisho cyitwa niba ari la terre de Rize, kandebe ko harimo. Yes. Ni 176. Nahavuze ngo icyaha, le péché éloigne notre main de Dieu. Icyaha ntabwo gitandukanye umuntu n'Imana gusa, mais il enlève de l'âme le désir et le pouvoir de reconnaître. Ahubwo kijya mu mutima kigafuta ubushobozi n'icyifuzo cyo kumenya Imana. Mwabyumvise buriya? Ntabwo icyaha gitandukanye umuntu n'Imana gusa, ahubwo niyo kigeze no mu mutima kiragenda kigahanagura ubushobozi n'icyifuzo cyo kumenya Imana. Noneho kuri aka gaciro k'umuntu icyaha gitwara, mwabonye ibyabaye kuri Dawidi, mureba ibyabaye kuri Adamu na Eva. Muzasome muri Yeremiya 2:26, haranditse ngo nk'uko igisambo kimwara gifata. Ibindi ntabwo ndabisoma. Uko igisambo kigenza ute? Kimwara gifata. Uri utaramwara ntabwo yamenye uko icyaha kinyaga agaciro. Ababyeyi nibo babizi, bakunda kuvuga ya magambo yabo 25,000 umunsi. Iyo baguhamagaje ngo ngwino usubire mu byo wavuze, nta nubwo baguhamagara neza, kuko baguhamagaye neza baba bakubaye, ariko icyaha nticyabikunda, kiba cyakuyeho agaciro kawe. Ahubwo baravuga ngo ni kaze se kabisubiremo. Kajya kavuga
izo katumwe dore ngo karareba. Iyo wabivuze uramwara nawe ugasigara ufite ubwoba uri no kwicuza, ariko mana nk'ibi bintu nabivugiye iki? Icyaha ntabwo kimara mu muntu kumutandukanya n'Imana gusa, ngo kinamujyamo kikanamuhanaguramo n'icyifuzo cyo kwimenya. Rero icyaha kigiye gitesha umuntu agaciro, agasigara nawe ubwe azi ko kagiye, kuko mu Baroma 2:15 twahasomye, uba ufite umutima ugukabakaba cyese uri ikimara cyangwa warasaze. Ariko umuntu muzima ugifite umutima nawe ajya amenya ko agaciro ke kagenda uzi ko hari naho wikumira ntawe ukwirukanye, kuko byanditse muri Bibiliya Imigani 28 umurongo wa mbere, ngo umukiranutsi ashirika ubwoba nk'intare, ariko umunyabyaha agahunga ari ntawe umwirukanye. Ni agaciro ke kaba kagiye. Kandi namwe mu byumva, mbese umuntu ageze iwawe wamushyira mu cyumba umusasiye mugakishuka n'amatera yabijyanye, akaza akagusaba imbabazi akagaruka kuharara, wakongera gushinyika? Njyewe ntuye ku nzira kandi amabanda aruta abazima baharara. Hari abo dukingirana, yama dore banza ujye hanze witunganye, ugakomekaho ingufuri n'indangamuntu ye wayiraranye ku ikarita wayikubise ku muntu. Mbese bakuraranye babitse indangamuntu, ubwo uracyafite agaciro? Icyaha kinyaga umuntu agaciro. Uwo cyakozeho yinjira mu nzu bakavuga ngo murebe neza ayirimo, hano mahasiga umuntu mukuru yigwa acunganye nawe. Ubwo icyaha cyakunyaze agaciro. Batujye kutuberagera intumbi mu kinyangata, genda ariko nawe jya umureba, iyo agiye mujya mujyana. Ubwo turi umukozi nyabaki baguha akazi bakanaguha ingendo. Ni icyaha wakoze kiragenda kikunyaga agaciro. Yaba icyaha gitandukanye umuntu n'Imana gusa, ikinamukurikirane ngo no mu buzima azabaho kimunyage agaciro. Niba mwarize uwitwa Nyamugijya Nino amaze gutandukana na Mukirisito, Mwisayo Gahinda Gasazi cyambabaje n'ikimwe, nuko bidimbuye mu Musayo. Ubwo bidumburaga mu Musayo, ngo akagendo kisayura kavamo gakomeje, n'akagendo kisayura gasubiye inyuma, zari zireshya. Ntabwo mubyumvire. Dumburi mu kizenga hagati, uwavamo asubiye inyuma n'uwavamo akomeje imbere, imvune zari zireshya. Ariko Nyamugijya Nino yisayura ageze iwabo. Rero babajije umugenzi umwe baramubwira ngo ntagakuru Nyamugijya Nino, ngo naramubonye, ngo namubonye ari kubwera. Inshinga kubwera ngo mubyumva, kubazi ikinyarwanda babyita ikomora nshinga mbazina. Derivation iva ku izina imbwa. Verube kubwera iva ku izina imbwa. None Nyamugijya Nino ntibamubonye ari umugabo uri kugenda, ntabwo bamubonye ari umugore utuje iwe, ahubwo bamubonye ari kugenda ari kubwera. Ngo bamwe bamwima akazi, ngo ntawaha umugabo w'imbwa nk'awe akazi yarataye mugenzi we ku nzira. Icyaha kikugeraho kigasiga kikunyaze n'iki n'agaciro. Mbese nta bagore n'abagabo katakaye, nta ngumi nziza zari nziza, dore ko abeza aribo bafuba. Rero ndabara b'inzobe n'imituku, abo buranga nibyo mvuga kuko si bwo bwiza. Akenshi nibo bafuba, ngo mukara bayirasa ubwiza, ngo bwiza aciye akana. Ajya abona ari inzobe akagira ngo yatsindiye isoko ry'amahirwe. N'abandi baswa nabo bajya bagura imiti bakinekesha ngo nabo babe inzobe. Zabaza umuneke ntabwo wawuhunika umwaka. Uyu icyaha kigukandagiraho kikakunyaga iki agaci. Uwari ingumi nziza abasore baririra muri karitsiye, ndavuga uburanga kuko ubwiza benshi ntibanabuzi, maze akifata nabi kuko nawe azi ko bamukunda. Abirya Nino bamutunga telefone, indazi za dejiga ngo nizi za tuwajiga, nuko akazibona ari ufite akanyendaro. Abibikora bagayaga bari gushyingirwa dushoreye abakiriya.
maze akazabaho icyaha kikamunyaga agaciro n'ibisaza binduta bikajya bimwisuma ku murambagizo yapfakaye. ari iki? Ari icyaha cyamunyaze agaciro. Urahigwe umenye ko icyaha kiremereye cyagukoraho ntazagire wongera kukuramuza. Gishobora kugukandagiraho ukabaho ntawe ukuguriza igihumbi. Gishobora kukugeraho no mu nzira bakajya barahigamira. Gishobora kukugeraho karitsika kwimuka. Icyaha iyo kikugezeho kikunyaga agaciro. Bana b'Imana, nguko igisambo kimwara kigenda ute? Mwari muzi ko n'uruhinja rufata igisambo kiri kunyomboka cyaje kiri kunyomboka gutya atari ikimbura, akana kazuze nya cyakwiruka. Uri mugabo ki ukangwa n'uruhinja niba atari icyaha cyakunyaze agaciro? Icyaha kiraremereye. Inguri babwira ngo mureke icyaha si ukubagomwa, si ukubahombya. Iyo nkuru ni nziza, igambiriye ko mubaho neza uretse no mu ijuru no mu buzima busanzwe. Ngaho iyo icyaha kigeze ku bwenge, iyo icyaha kigeze ku bwenge, ibyagwanije impagarike ntabwo byasize ubwenge. Ndabaha urugero rw'ibyaha nka bitatu. Icya mbere cyica ubwenge n'ubusambanyi. Icya kabiri cyica ubwenge ni inzoga. Icya gatatu cyica ubwenge ni ububi. Baba ndi musoma mu mugenzi ngo bamutare mu ikizo. Hose ya 4:11 ubusambanyi, vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Iki? Ubusambanyi, vino y'ihira na vino y'umuce byica umutima. Imigani 21. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Icyaha cyica ubwenge. Muzareba abanywa inzoga, ntabwo mvuze bose, ariko icyo nasomye mu gitabo mfite hano ni uko ngo hari abajya batubeshya ngo bo banywa gake. Icyo ntigishoboka. Hatazagira ukubeshya ngo yanywa inzoga ngeya ngo bishoboke. Ahubwo umugani wa wundi kurya bike no kubikena, yanywa ngeya yayibuze. N'abanywa inzoga bose baranywa bakavutura, ukabibwirwa nuko n'imibare yo kugura ibishyimbo n'imyenda yari gitiye mu icuru. Inzoga zica ubwenge kandi abo zabwishe turabazi. Nta nubwo ari abakure, ni abavandimwe bacu. Nta nubwo ubimenye ubajije n'amaso arabireba, kuko ayo ukorera turayazi. Abakora nkawe bubatse inzu, abakora nkawe bafite udupariseri, abakora nkawe bafite udutabo, abandi bagira inka n'uduhene. None ukomeje kuba imbunga, ntugira iyo ubarizwa, ntugira inzu, nuko wishwe ubwenge n'inzoga. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo agira ubwenge. Nimvuga inzoga ntabwo mvuze gasigisi, urubyutsa, gasusu, pirimusi gusa. Mvuze n'igikoma nzoga cyo mugwiririza cyamamera iki, ngo habanywe benshi, ngo ugishigishe ukakimuhereza gishyushye ngo atagisomaho, ngo nawe arindira ko habamo fermentation, akajya arareba ko kiri guterera kibira, ko kiri kwiyesa, yarangiza akavuga ngo icyo nicyo nshaka. Yakubita igikombe agashyiraho ikindi, agasigara ari gufuha. Ashobora kudasinda ngo ahirime, ariko ubwenge bugira imigambi bwapfuye. Inzoga zica ubwenge. Iyo bari gutora abakuru b'amatorero, mu nyumve ntawe nibasiye, ariko ndanamwibasiye. Muri Timoteyo ya mbere 3 baravuze ngo azabe atari umukunzi wa vino, ahubwo atanywa vino nyinshi, atanywa vino nyinshi. Uramurongo urasobanuye ngo bitewe nuko vino igira amoko ane. Hari vino y'umuce, hari vino y'ihira, hari vino y'umutobe, hari vino y'umuhama, hari n'inkangaza. Ni 5 ubu. Iyo ni biradi gusoma. Hari inkangaza mu migani 9, hari iy'umuce muri Hosea, hari iy'ihira muri Hosea, hari iy'umutobe muri Yesaya 6:5-8, ahandi ni Hosea 4:11, hari iy'umutobe muri Luka 3:3-7, hari iy'umuhama muzasomera ibitabo by'abahanuzi. Izo zose ni vino. Umwana w'Imana yemererwa kunywa iy'umutobe ngo kuko igira akamaro. Ariko muzasoma igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, baravuze
bivuze ngo n'uwo mutobe nawo ngo ugumane ubutaraga agahe gatoya gusa ngo nyuma y'agahe runaka ugatangira kwisembura ngo noneho ngo abanywa inzoga mu mayere ngo bakavuga ngo ako kazanye agacumu niko kabaye keza, bakongeraho n'ikindi cyaha rero cyo gukubita amaneko bagashyiraho n'iya kabiri bagashyiraho n'iya gatatu. Ibinyobwa byose bitari amazi umuntu ategetswe kunywa akantu kangana gutya ni kugira ikiganza. Ibinyobwa byose uzi ko bitari amazi utegetswe kunywa kangana gutya ni kugira ikiganza. Nako kakanywa ugiye kurya. Kongere twiyame babandi baduha igikoma mu gitondo bari guhata ibirayi turarya saa 3. Ni ukuryagagura. Ubwo ngira ngo ababyeyi bo barabyize neza cyane ntibazabisubira. Ariko aho nari nshaka nuko hari ibyaha byica ubwenge. Icya kabiri cyica ubwenge kikabusemba ni ubusambanyi. Ubusambanyi nani bwo ku rwego rwo hejuru. Mu Bakorino baravuga ngo niba n'ibindi byaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko ubusambanyi bwo bukorerwa hehe? Mu mubiri. Uwagira ibyago akishora mu mushinga w'ubusambanyi, baba abasambana ku gasozi baba bikinisha, niyo ntandaro y'ubu bugogi rwose buri kubona mu misozi. Aho ubwenge bupfa umuntu akananirwa kwanzura n'ibimureba. Ibyo mvuga bimureba, yenda ndabaha urugero. Hari umuntu w'umubyeyi umwe ubyaye nka 6, umugabo yajyaga amuta mu rugo agiye gupagasa, azamara ukwezi azaniye abana be. Uko kwezi konyine kubera kumenyera ingeso y'ubusambanyi nako kukamunanira kurindira umugabo we, agasanga yaratwaye inda z'abandi bagabo kandi afite umugabo. Ubwo yaratekereje, reba urwo rugo agiye gusosokamo, reba iseta nshya agiye kongera gushinga, reba uzamujyana, si umugabo muzima ni imbogo. Kuko iyo nkecuru ndumva itajyana n'umugabo muzima, yongera aruhe none si wowe ni miliyoniya, ni umunyemari ku buryo azajya akoramo amugaburira gusa akajya mwigwa iruhande. Niyongera nawe kugeza ubwo n'agakecuru k'imyaka 70 kakibunga mu bagabo. Ntabwo ari gusa icyaha cyica ubwenge, icyaha cyica ubwenge cyitwa ubusambanyi. Rero iyo abantu bakubwiye ngo reka ibyaha, ntabwo aba ari ukukugirira nabi, si ukukugomwa ibyiza, ahubwo aba ari kugira ngo ugubwe neza. Yeremiya 4:22, Yeremiya 4:22 aharanditswe ngo kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi, ni abana batitonda, nta bwenge bafite, bazi ubwenge bwo gukora ibyaha ariko gukora neza ntibabizi. Iyo icyaha kigeze ku muntu kimwicira ubwenge. Ngaho ku ngingo ya 4 icyaha kigera no mu babo. Icyaha kigera no mu babo. Nimusoma muri Bibiliya mu itegeko rya 2 rivuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, harimo ijambo rivuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi, nageza kubuzukuruza n'ubuzizi bw'abanyana. Muri Ezekiyeli 18 icyo gice cyose muzagisome, baranditse ngo ntabwo abana bagerwaho n'igihano cy'icyaha cy'ababyeyi babo, ibyo bita punishment, igihano, ngo ariko ntacyo wakora. Ngaho ndabisoma mu Bakurambere n'Abahanuzi, reka mbisome mu Bakurambere n'Abahanuzi. Icyigisho kivuze ngo amategeko yatangiye ku musozi wa Sinayi, ni urupapuro rwa 278. Les enfants portent inévitablement les conséquences de la conduite paternelle ou maternelle. Ntacyo wakora ngo abana babure kugerwaho n'ingaruka z'icyaha cyakozwe na se cyangwa nyina. Mais ils ne sont punis pour le péché de leurs parents que s'ils y participent. Ariko ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo keretse nabo barabigizemo uruhare. Il arrive néanmoins que les enfants suivent leurs traces et participent ainsi à leurs péchés. Habwo bibayeho ko abana bigana ababyeyi babo gukora ibyo byaha, bakagira uruhare mu byaha bakora, ça par l'hérédité que par exemple reçu, babitewe nuko babirazwaho akarande cyangwa se hari icyitegererezo kibi bahawe. Les mauvaises tendances, guhengamira mu kibi, les appétits pervertus
irari ripfuye, le merle lâché, intege nke, aussi bien que les maladies et la dégénérescence physique se transmettent, kimwe n'indwara n'ubuhenebere bwo mu mpagarike biba uruhererekane comme legs fatal de père en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération, bikaba umurage mubi w'umuvumo umwana ahabwa na se kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abakora icyo cyaha. C'est faire de table, icyo kintu giteye ubwoba gutyo, de vrai inciter aux hommes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Ni gitera ubwoba abantu. Niba ari gutyo bimeze, byakagombye gutera ubwoba abantu bagatandukana n'inzira yose y'ikibi n'icyaha. Ubwo birasobanuye ngo abakecuru b'uyu munsi basigaye nabo bisuma, ukabona nabo bikumagaje, nawe ukabona ari kudefiriza udusatsi tw'imbere. Ubwo akana ari konsa rero, ubwo ni kuvuga imyaka nka 50 kuko bari kubyara, baracyabyara. Ubwo akana uri konsa rero ko kazaba karaya k'ikaruru. None se ko hangaye kwikumagaza uri agakecuru, ukishyiramo utujipo, ugahambira utuboko twazanye impunyunyu n'utubere twakamutse, ugashyiramo ngo n'utubodi mama ku maboko wagira ngo ni amadiriye. Uzi ngo uri konsa n'uri kukureberaho we ntazaba indaya agafata imbere. Ubwo mvuze mu byo bazakureberaho. Niba wiba umugabo warangiza uvuye iyo muvuye ukavuga ati iki kibango cyo ndagisha ntabwo arakibona, uri konsa wazatuburiza. Niba yo ahembwa uri umugabo uhisha umugore, umugabo wese uri wihisha umugore hari metero ahagarara hatari yagera mu rugo, asigaye nka metero 200 arabanza agahagarara neza, aya hano akabanza kayakuramo akavuga ati ayo ndamuhanda yashyira hano hagaragara, ayo ndayashyira muri nangamadeni, ayayo ntazaramuka niyo ari. Ubwo ayo manyanga y'uri gukora yo kwiyiba, umuhungu wabyaye ibyo joro we aziba agabye igitera afite n'imburu. Hano baravuze ngo icyaha kigera mu bawe bitewe n'uko baragwa izo ntege nkeho akarande. Ntibazahanirwa icyaha wakoze, ariko ntacyo wakora, intege nke zawe zizajya zirabageraho bitewe n'akarande cyangwa se ari icyitegerezo cyawe barebeye. Ntibigarukiraho muri Yosuwa 7 muzare ko umurongo wa 24, Akani yakoze icyaha bagiye kwica, bica Akani, bica umugore we, bica abana be, bica n'ihene zari zizimye. Muzasome Daniyeli 6, Abamedi n'Abaperesi bareze Daniyeli bamubekera, ubwo yari avuye mu rwego rw'intara ari muzima, haciwe iteka ko batabwamo. Abo bagabo bajugunywemo, abagore batabigizemo uruhare, abana babo n'amatungo yabo byazize. Ntacyo wakora, icyaha ukora kigira ingaruka no kubaho. Ubu hari umwana ugenda mu nzira, uriya mwana ni uwande? Ngo ceceka ndakubwira rero. Ngo ni uwande cyangwa ngo ndakubwira nagenda. Nguriya ngo ni uwa wa mugabo ngo ufata utwana tw'imyaka 2. Bakajya baranoshana bamujyanira inzara bamwungura. Umwana hari icyo yakoze. Umubyeyi ajya akora icyaha agafungwa, umwana akazarangiza ubuzima bwe atize kuko yabuze se nk'abandi. Kimugizeho ingaruka. Umubyeyi agira ingeso mbi cyane, reka mvuge iz'ubusambanyi n'amagambo, akazabyara uw'amagambo yarenze n'irari ryarenze atarabigizemo uruhare. Ariyo mpamvu banditse mu gitabo cyitwa Child Guidance, baravuga ngo abana mwabyaye ngo mwabashyize ku isi bakoresheje icyongereza ngo without their voice, ngo mwabashyize ku isi batabitoye. Iryo jambo muraryumvise? Ngo abana mwabyaye mwabashyize ku isi batagenda uti, batabisabye, nta ruhare babigizemo. Ngo muzashyire imbaraga zishoboka n'izidashoboka mu kubarera, mutazabahemukira, nta ruhare babigizemo ngo baze ku isi. Rero icyaha ntabwo kirangirira gusa kuri nyiracyo, ahubwo kiratanye kikagera hehe no kubi. Reka mbabwire, iyo ufite uwanyu ukomeye wagira amahirwe akaba yaranagize neza, mbese bakavuga bati wa mujenerali wadutabaye cyagiye burya ni mukuru wanjye. Ibyo kubivuga biteye isoni.
naho wa wundi watembye agasozi wanyura kuri ka gasozi ngo ujya wa wundi wabishe ngo mwana mubonye ngo bujya ni mugwa mu ntege wabivuga. Icyaha kiratanya kikagera no mu bawe. Ariyo mpamvu kwirinda icyaha ubwo unagiriye neza abawe ngo nabo bagubwe neza. Ni nayo mpamvu ngo tubonera mu butumwa bwiza ngo iyo abagabo n'abagore bahagaze neza mu butumwa bwiza ngo abana babo baba babonye ubukuru. Aho wanyuze neza umwana wawe arahagera akavuga ngo ndi mwene bananiye ngo tambuka uryame, nubwo we yaba nta byiza bakavuga bati iki cyane tuba tukibishe ariko twamenye ko ari icyabananiye. Ubwo gukiranuka kwawe kukaba kumugiriye neza. Icyaha ingaruka nziza zigira mu bawe n'ingaruka mbi zikagera mu bawe. Ngaho ndanyaruka, icyaha kigera no mu bukungu. Icyaha kigera hehe? Mu bukungu. Ibyo byose niba mbisobanura mwebwe ntimubibona. Ariko uza amafaranga abagabo banywera, ariko uza yo bahunga indaya. Umugore wawe n'abana bawe 8 ubaha 1000 francs bakarara bari kaburuti nta kundi uragura ibiro 2 by'ubugari. Ahasigaye mushaka imyumbiriza n'ibishiyoti n'ibidodoki mukarage n'amazi n'umunyu birabareba. Ntabwo maraya 1000 francs yayishyize ayasamira ubusa. Ni $100, ni $10, ni agasenke, ni veni, ni senkani. Ntabwo maraya yasamira. Uwishoye mu cyaha uwo muryango wagize umunyabyaha uba ugiye gukena. Kongo yo rero igisetsa singira abashwana nabo ngo umuhungu ngo yateye inda ngo baje kwaka $1,000 wakagira ibifaranga. Ibyo bifaranga wazabibona, ariko urukumva atagiye ararira. Hari mu gitabo nasomye baranditse ngo iyo ababyeyi nuko ntari mu nteko ishinga amategeko iri tegeko narihindura, ngo iyo ababyeyi bashyigikiye icyaha cy'abana babo ngo umuvumo uzabaza muri iyo ngero. Ntabwo munyumvise. Iyo ababyeyi bashyigikiye icyaha cyakozwe n'abana babo bakakiburanira bakakirengera bakagikingira ikibaba, umuvumo uzaza kw'abo bana uriyongera. Ndabisobanura ntashwana. Umuhungu n'umukobwa barasambanye. Ubwo uwabyaye umukobwa yabyaye igishosho, uwabyaye umuhungu yabyaye ikigoryi. Bombi rero ni kimwe ku kindi. Aho kugira ngo abo bagushije ishyano bombi begerane bakundane, ukabona umugabo muzima ufite ubwenge uzi ko yagushije ishyano yabyaye igishosho ikirimo arimo ikimamagwe, yarangiza ngo umukobwa wanjye ngo muramuhoma nawe ashoreye n'agakobwa kari kuvuga ngo na papa yaje na basaza be na mukuru wacu w'umupolisi na mwene wacu w'umuriyotoni. Icyo kigoryi mushyigikiye muzaba mumenya ibyaha. Ubwo umuhungu bagafunga, ise w'umuhungu bakaboha, ihene bahasanze bagashorera, umukobwa mbese agahagarara nk'uwakoze ibyo gukiranuka, ise wabyaye igishojwe agahagarara nk'uwahemukiwe. Yabaye mwari abakristo wakwegera mugenzi wawe ukamubwira ngo nabyaye ikigoryi mubyara igishojwe, twibanire twe guteranwa n'abana. Nibwo bukristo. Rero bana b'Imana, icyaha gikora mu bukungu. Wari ababyeyi bamaze gukena bakeneshejwe no kurihira abana babo, icyaha kigira mu bukungu kikabukigira. Imigani 21 umurongo wa 6 haranditswe ngo simbeshwanye ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoyoka nk'umwuka, ababushaka baba bashaka urupfu. Iyo ufite ubutunzi waboneshejwe n'ururimi rugenza ute rubeshya, butuma nubwo wari usanganywe bw'ukuri bugenda. Iyo wagize umutima utanyurwa ari utuma bamwe bajya gufata amadeni ntacyo abuze, ataburaye
ari ukugira ngo agere ku byo abandi bamutanze kugeraho, ugahita bisabira mu ideni. Nako wari ufite karagurishwa, bikunda kuba iri iwacu, ino ntabwo bibayo cyane. Muri Zaburi 55 umurongo wa 24 aranditse ngo, Zaburi 55 24, ariko we Mana uzabamanurira mu rwobo rw'irimbukiro, abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi yo kubaho, ariko njyewe nzajya ngwiringira. Abicanyi n'abariganya, iyo ufite uburiganya mu buzima, icyaha kigera mu byawe kikabitsemba, kandi nawe kikagukoraho, uzisazira niba uri umuhemu. Yeremiya 17:11, Yeremiya 17:11, ubu umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkwari ibundikira amagi itateye, ubwo butunzi buzamusiga agabanije kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Wirundanyeho ubutunzi bw'iki? Ntabwo buramba, ntabwo buhira, urahirwe utazafata akabandi ukakazingazingira mu byawe, ni igishirira mu byatsi by'ubu. Vuba cyangwa kera muzajye murareba n'abo byabayeho, abari barasakuye. Erega no ku isi tuhamara akanya gatoya, aha tubatuye hari hatuye abandi, kandi iyo bapfuye ntabwo bajyana impamvu y'ibyabo, barabisiga tukabiryaho. Niyo mpamvu banavuze ngo niyo umuntu bapfuye ngo isi bayungutse, kuko isigara iri kugabana ibye. Ubu icyaha kigera no mu mutungo kikawuzamura. Si ibyo gusa, iyo ugize umutima wo kutanyurwa, Imigani 21, Imigani 21, ngo ubeho imibereho ihwanye n'ukureshya. Imigani 21 17, ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene, ukunda vino n'amavuta yerayo ntabwo azaba umutunzi. Ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene. Agatambaro k'umweru kaje kariho inyenyeri, nguwo. Haje udutebe twambaye amashati, nguwo. Haje udukweto dusongoye muduhandura amavunja, nguwo. Inkorabishungo. Ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene. Noneho ngo n'ukunda akaryoshye, erayo ni nziza, ivura umutima, iyo yisutse ku gitunguru n'indimu wacekanye n'ibikoba byayo, kagira ryo salade. Erayo ni nziza, ifasha umutima, iyo imena ku ngano zatekanywe n'amashaza, watetsemo n'udutoryi turiya bita inyinya, indagaratoryo, ugakekeraho onyo mbisi, kamenaho erayo. Erayo ni nziza, ivura amaso. Erayo ni nziza, ivura amara. Erayo ni nziza, ifasha muri byose. Ariko wigize ukunda erayo, erega wibuke ko litiro igura $10. $10 ni menshi. Mukajya murara muyinyoye. Iyo ukunda akaryoshye, ubwo nicyo bisobanuye. Ukunda akaryoshye azaba umukene. Abaroma 12:3, mwe kwifata uko mutari, mwe kwifata uko mutari, byubaho ibireshya nuko waramutse. 16, ntimukararikira ibikomeye, ahubwo mwebwe kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. Iyo icyaha kije, usanga umuntu wagiye muri Nigeri agize $100, yari akwiye gushakiraho izindi desa akagura agapariseri, ahubwo ari kuvuga ngo ndagura igipira, ngo bazajya baragira ngo ni pawo cyangwa dendo y'igisake, kuko ukabona cyugamyemo, inzara ni yose, nawe urabona ya mitwaro, ubusaya wagira ngo ni urutiba babumbisha itafari, wabaze nabi. Icyaha cyica ubwenge kikinjira no mu butunzi, aho kubucunga neza ugasanga umuntu yabucunze nabi. Ikimenyetso cy'umuntu wihanye by'ukuri kigaragarira henshi, ariko ahambere ni uko acungura, ntabigisambaga abandi, ariko nibyo bigacungwa neza. Aba bose mujya mubona bigwa mu tubari, bataragira n'amazu meza bagisembereye, barayakorera. Kandi niba hariho amafaranga mabi, ni amafaranga baguhemba utosotse mu mwobo. Ubwo ndavuga ikinyangano. Ntabwo muzi uko isi hazifatwa? Ntabwo muzi uko isi hazifatwa? Ariya wari ukwiye kuyarya uri gusahuranwa. Baciye umugani ngo isi ni konsa, uzonke vuba ntabwo ari nyoko. Utaseye mukabona $100 riraje uje amahoro, wasubira mukabona desa ziraje uje amahoro, ukabona $1000 uyigezeho uje amahoro, uzagura agacapa. Uri gupanga ngo ntabwo ariko iminsi izahora, ejo nzahinga agacapa sinzasubira mw'iyi nyenga, kuko abagwamo ntabwo ari bakeya. Ariko iyo icyaha cyaje bayamuhemba uwo munsi,
akavuga ngo babage ihene bateke n'inkoko ndarya n'igishuhe ndanywa n'izipfundikiye gusa yambaye bodaboda cyangwa bote iziritseho umugore. Icyaha iyo kije kigera no mu rukundo. Nsoza, icyaha ntabwo ari aho kigarukira gusa, gisoza kikubujije ubugingo buhoraho. Gisoza kikubujije ubugingo buhoraho. Maraki igice giheruka umurongo wa mbere, dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'ingozi z'ibibi bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashireho, ni ku Uwiteka Nyiringabo bavuga, tuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Icyakora bubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza munsi y'amababa yaryo. Abubaha Imana bazabona ubugingo buhoraho. Abakora ibyaha bizabacugusa mu isi banarimbuka. Ndasubiramo, abakora ibyaha mu isi bizabagenza ute? Bizabacugusa bibahemukire babeho nabi, ku musozo banagenza ute? Banarimbuka. Ariyo mpamvu iyo umuntu afite ubwenge aripanga, akitegura, yarangiza akavuga ati ngewe ntabwo icyaha cyaba cyarambemukiye ku isi ngo kizanangurikirane no mu bwo buzima buzaza kibumbuze, ahubwo reka mbabare ku isi ariko nzabona ubugingo buhoraho. mu baroma igice cya kane umurongo w'8 hari uyu murongo uvuga ngo, Abaroma 4:8 haranditswe ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabara ku icyaha. Arahirwa umuntu Uwiteka atazagenza ute? Atazabara ku icyaha. Ndashaka ko icyaha tucyanga, ndashaka ko icyaha tucyanga atari kunezeza umukuru w'itorero. Ndashaka ko icyaha tucyanga atari kunezeza papa na mama. Ndashaka ko icyaha tucyanga atari ukugira ngo ahari bakwita imfura. Ibyo gusa uzacyange mu isi, kucyanga ni inyungu zawe. Yesaya 48:17 haranditse ngo amategeko yose Imana idutegeka nayo kutugirira neza. Nta na rimwe ryo kukugomwa no kuguhemukira, ahubwo yose nayo kutugirira neza. Umurongo wa 18, yaba warumviye amategeko yanjye uwagize amahoro ameze ng'uruzi. Kumvira amategeko y'Imana, kumvira iby'Imana yavuze, ni ukuri ni inyungu zacu. Naho icyaha kirahemuza, icyaha cyica ishyanga, icyaha cyica akarere, icyaha kirahumisha, icyaha cyica amatwi, icyaha gitera igifu, icyaha gitera amara. Icyaha se cyasize hehe? Ko indwara zose n'ibibazo dufite nyirabayazana ari iki? Ari icyaha. Nsoza nifuje ngo nibura tugira bake twunganira cyakozeho. Minota mike isigaye ngiye kunganira abantu nka 2 cyakozeho. Uwa mbere ni umuntu wese wanyoye inzoga kandi akaba ashaka no kuzireka. Wongeye kumuvugaho mbangutse muri kino gitabo mfite cyitwa Santé par les boissons. Ni amagara mazima akomoka mu binyobwa. Ngaho ku rupapuro rwacyo rwa 74 reka nereka abantu banyoye inzoga zikibarimo cyangwa se abashaka kuzicikaho n'abafite ababo bashaka kuzicikaho. Abandi imbere nubwo mutarabireba neza, harimo ifoto y'igiti bita, bajya bakitiranya, bakita igikakarugamba. Muri kukireba? Ni utuntu twacyo turi hano n'urubabi rwacyo runini. Hariho rubamba iyi sharira tunywa turi kwivura, ntimuyizi? Irivura amaso, igira ikibabi kimeze gutya. Ntabwo ariyo ndi kuvuga, igira ururenda. Hari indi batera mu ruzitiro igira imishuri, ngaba yize mu kirere, niyo mvuze. Iyo yeze rero ku mutwe igira utuntu tw'udutunda, igira utuntu tw'udutunda. Iyo yeze ku rubabi runini ku mutwe hajya haza utuntu tw'udutunda tumeze ukuntu.
tujya kugira ibara ry'umuhondo iyo twamaze kwera. Mu gifaransa bayita ngo ni la figue de Barbarie, ni umutini wa Barbaria, ubwo niko twabivuga, niko bayita. Noneho ifite vitamini C 46%, ifite magnesium 27%, ifite potassium 7%, ifite vitamini B ya kabiri 7%, ifite calcium 6%, ifite vitamini B ya gatandatu 6%, ifite ibyo bita folate 5%, ifite niacine 4%, ifite ubutare feri 3%, ifite vitamini B ya mbere 3%. Kubazi impagarike y'umuntu nubwo mwumvaga ari 4, 2, 3 ni kenshi. Kubabizi iba bikenewe mu mubiri ni kenshi cyane. Ubwo rero irakungahaye. Nicyo kimera Imana yageneye abantu bakurikira. Umuntu wese uri kumva ko ingaruka yatewe n'inzoga ikimurimo, azakora umutobe w'utu dutunda cyangwa se w'ibi bibabi byacyo biba bimeze nk'uruki, awunywe, azageramo akarahuri kamwe mu gitondo, anywa kandi nimugoroba nk'iminsi 3 mu cyumweru. Murabyumvise? Ntabwo ububishye nubwo butaryohereye k'ubuki, ariko ntusharira ubumeze ukuntu. Ni akarahuri kamwe mu gitondo, akandi nimugoroba, nibura ujye ubikora iminsi 3 mu cyumweru. Ibi biguhuza inzoga cyangwa se biguteramo ubushake bwo gutandukana n'inzoga, kuko uretse no kujya mu ijuru, inzoga nimbi zanagukenesha zikanakwandagaza. Ubwo kuri iki ndumva ntari bukivugeho byinshi, ariko reka mvuge uko bakora uwo mutobe, kuko hari utundi bavangamo. Ufata utu tunda twayo ugafata nka 5, warangiza ukadukoramo umutobe. Abasirimu bajya bagira akamashini k'akamixeri kabikanda umutobe ugahita uvamo. Twebwe rero natwe igisirimu cyacu tugira udusekuro twiza tutarimo amamera n'ivu ryayo, ukaduhonda neza, ushyiramo n'utuzi twiza dukeya. Kandi mbibutse ko iyo ushaka amazi urakamuza umutobe w'imboga cyangwa ibindi bintu nk'imbuto, ibintu byose uri bushyiremo utuzi duke, biba byiza iyo udutekanye na karomari, ugaba ari amata arushijeho kubyara amavuta. Noneho warangiza ugashyiramo n'umutobe uri mu ndimu uringaniye, ukongera ugashyiramo ibiyiko 2 by'ubuki, kandi ukaba wavanzemo na twa tuzi duke byasiri namaze gutumuka. Mbese ni indimu, ni fige cyangwa se igikakarugamba, ni ubuki n'utuzi duke wakoresheje. Uyu mutobe ni mwiza, ntabwo ufite umwanya wo gusoma, ufasha abantu asubiramo bari kwiyumvamo ko hari icyo inzoga zabatwaye. Ufasha abantu bashaka gushora umushinga wo gutandukana n'inzoga. Aba bantu bose urabafasha. Aho ndahimwe. Iki gitabo ku rupapuro rwa 96, urupapuro rwacyo rwa 96, hari umutobe bise ngo mu cyongereza wita sapa detox, ariko no mu gifaransa nuko ni speri detox. Uyu ni umutobe uva mu by'Imana yaremye turya, uvana uburozi bwose mu mubiri, bwabo bwatewe n'inzoga, nazo ndazisubiramo, bwabo bwatewe n'abantu bakunze kurya ibikomoka ku matungo, ubwo ndavuga inyama, amata, amafi, amagi n'ibiyakomokaho, kuko bimaze kurembya abantu. Nabo byabateye diyabete, abandi bafite za gute, abandi barwaye indwara zo mu kiziba cy'inda, abandi barwaye ibifu, abandi barwaye n'ibindi ntafite umwanya wo kuvuga, abandi kanseri ziri kubabungamo iriye karasa. Abo bose bafite uburozi mu mubiri. Uyu mutobe ngiye kubabwira wabusosoramo. Ni ugufata karote 5, ni ugufata pome 2,
ngo byaba byiza zaba izo karote zaba izo pome zarahinzwe mu buryo bw'umwimerere. Ni ugufata amababi ane manini ya seleri, ni ukongeraho indimu imwe, ibyo byose ukabikoramo umutobe, ukajya urawigaburira igitondo, ikigoroba, waba ugize neza ubikoze iminsi 7 yikurikiranye buri kwezi, ukajya ukomeza, uburozi bwose uba ubushigisha. Mwabikurikiranye, karote 5, pome 2, seleri amababi 4 manini, indimu imwe, ukabikoramo umutobe, ukagira wigaburira, ubukoze akazi gakomeye. Ibi ndabivuga mbabaye kubera izi mpamvu, dufite abantu babibura kubera ko ubushobozi butabibemerera. Dufite abandi b'abakungu batabinywa kubera ko ngo batabona umwanya wo kujya muri ayo manyembwa. Ariko ubura umwanya wo kwiyitaho, uzabura uwo gupfa. Rero mwijya murasuzugura ikintu cyose gishobora kubagirira akamaro. Uyu mutobe abari kundeba hano imbere, iyo wongeyemo beterave, ngiyo irahari, cyangwa se ukongeramo tangawizi, byose ukabishyiramo rimwe, imbisi, ndavuga imbisi igakora umutobe, noneho ugashyiramo na kokombure, ngiyo nayo irahari. Uyu mutobe ni umuti, ni urukingo, uhangana na kanseri. 256 ndacyitaye ku bantu icyaha cyagizeho ingaruka mu mpagarike. 256 ndavuga utuntu tubiri. Ni abagiye noneho gukora umushinga wo gusosora uburozi. Nuvuga ngo inzoga zateye umwijima kunanirwa, none ntugikuramo uburozi. Hari umuti noneho wihariye ku bazi ko umwijima wabo wananiwe, ukaba utagihangana na alcohol ikomoka mu nzoga. Dore ibyo bagiye gukora, bazajya barafata beterave n'ubundi, bafate imizabibu yumye, bafate noix de cajou cyangwa se cashew ku Bongereza, ibyo bita korosho mu Giswahili, bamwe barazizi. Ibyo byose babirye, ariko banywe n'agatobe k'indimu. Bari kurya igaburo, bararya, riraba ritoya cyane. Ibi bakabifata bitubutse ku rugero rwiza ruringaniye, n'agatobe k'indimu. Ibyo bajye barabifata, bizajya birabafasha mu kuvana uburozi bw'inzoga mu mwijima. 2, izi noix de cajou zirahenda. Mu Rwanda ikiro kigura 17,500 bya Kongo, 17,000. Prix bya Kongo ni 10 by'u Rwanda, ni hafi 13-14 dollars. Ni menshi rero, ariko n'ubuzima burahenda. Azakuvana inakujyanye mu butaro ngo barebe ko urwaye kanseri ntacyo barakora, nayo ni menshi. Wayigaburira hakiri kare rero byaba byiza kurutaho. Iyo ufashe ibyo bita chardonnay, chardonnay ni igihwarara. Ni igihwarara, ku bakizi ni inshuti y'umwijima. Ugafata tangawize, ugafata romare, nabyo ukabikoramo agatobe. Chardonnay ni igihwarara kuko itovu ni chardonnay, naryo rifite uko rikora. Igihwarara abandi bita mugabo udasumirwa, gushyiraho romare, gushyiraho tangawize, ukabikoramo agatobe. Bien sûr, urumva ko uzakaryohesha ubuki, ukakanywa, nabyo bitera inkunga umwijima wagize intege nke utagisohora uburozi. Bana b'Imana, icyaha ni kibi, kucyanga ni inyungu zayo. Uwabahima yababwira ngo mukigumemo, uwabahima yababwira ngo mugeze mu kigumemo, ariko kubagirira neza
ni ukubabwira ngo muze dufatanye umushinga wo kwanga icyaha kuko kiraremereye, kirangiriza, kirazambye. ibyo uzi byose bitagenda neza, n'ibyo ubona biguteye sesemi n'ishozi, ni icyaha cyabiteye. abasore bamwe umwigisha yari ari kwigisha gutya arababwira ngo icyaha kiraremera. umusore ashyira ukuboko mu iteraniro amubaza, ariko n'agasuzuguro hari mu idini ahantu, amubazanya agasuzuguro ariko ngo pasito ngo ko kiremera ngo ubundi ngo tugenekereje ngo gifite ibiro bingahe. ariko yabibazaga ari nko gukina, ari gusuzugura. umupasitori aramubwira ati mwana wanjye rero, ati kiraremeye cyane, ati ariko ufashe imifuka 100 ya kiro 100 ukayigereka ku ntumbi byayivuna yakumva iremerewe kubera iki? kuko yapfuye. aramubwira ngo mwana wanjye kiremerera abakiri bazima. umubwiriza 18 mu bwenge bwinshi harimo agahinda kenshi, uwunguka ubwenge aba yungutse umubabaro. abantu bose bari kureba ibiteye isesemi n'agahinda ku isi, icyabiteye ni iki? ni icyaha. ni mu nkundire uyu mwanya, ubwo kiremereye akaba ari kibi, bagutumye akazi ntiwajya guterura amabuye, hari aho bari guterura ibipapuro kandi bari kubahemba kimwe. bakubwiye ngo jya uragenda utema utwatsi mu mucaca, undi nafata inyundo ajya kumena amabuye, bazajya babahemba angana, wajya kwitemera utwatsi. umurimo mwiza Imana iduhaye ni ukuyubaha, naho umurimo wo gukorera Satani ugenda ute? uraremereye. nimureke twese muri aya masaha Imana itubabarira ibyaha byacu kwanza, natwe tugire ubushake bwo gutandukana nabyo, tubeho tutaremerewe n'icyaha. amahoro azaza atemba nk'uruzi. ndabibifurije mwese mu izina rya Yesu. n'ubutumwa butarobanura amoko n'amadini, buvugwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi. Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi.